sheri wanje cyangwa se mvuge Joyeuse gusaba imbabazi nicyo kinzanye ikangushe ku ntego ubaho undi nanjye merewe nabi cyane mfite agahinda kenshi k'umuntu nakundaga ubu kano kanya tutari kuvuga rumwe kandi naramukundaga byanyabyo pe sinzi aho nabihera gusa mfite agahinda nyine kenshi cyane ndababaye Imana ishobora byose ndumva umutima wenda guturika ndi kwibaza se kuko Mana yanjye ni iyihe satani yaje kudutera wenda nivugeho njyewe ku giti cyanjye nabonye ikiganiro yakoreye kwa papa Buryohe na mama Buryohe. By the way, bariya ngira ngo twigeze gukorana ikiganiro umwaka ushize numva na archive y'icyo kiganiro nyifite. N'abantu nyine tuziranye nubwo wenda mu kiganiro bakoze bagaragaza nkaho batanzi nkaho batigeze bambonaho, ariko n'abantu twigeze guhura turaganira turi gukora ibiganiro hara kuri Great Hotel. Mbese n'abantu tuziranye ariko bitari bya cyane, wenda ni bimwe by'imihanda nyine bya social media. Nibwo buryo tuziranyemo, twarahuye twicara turaganira tuganira byinshi cyane atari ngombwa ko wenda navugira hano. Ngira ngo n'icyo kiganiro ndagifite, abakurikiye ibiganiro byanjye murebye muri archive mwagisangamo. Ngira ngo sheri wanje cyangwa se mvuge Joyeuse mbere y'uko bajya guhura ni ibintu bapanze hafi mu mezi nk'abiri atatu, ndetse twanapanga ko tuzanajyanayo. Ni kwa kundi nyine ibintu bihurirana bigahurirana nyine ari na satani wazamutse ashaka gutandukanya abantu. Joyeuse yahamagaye mama Buryohe na papa Buryohe abasaba appointment. Icyo gihe twari turi gushaka uburyo twajya gutanga invitation zacu, ibohereza muri message za WhatsApp, baravugana arabimbwira bavugisha turi kumwe. Ndavuga ati isaha nigera buriya tuzajyayo ntaribi. Icyo gihe sinzi bari muri bira bya Jackie, igihe bari kumwe na Jackie. Mbese naho story yahereye. Noneho mu minsi ishize ejo bundi nibwo bo ubwabo bamwihamagariye baramubwira ati bashaka ko babonana n'iki bagakora ikiganiro. Icyo gihe nta kibazo cyari kirimo, ahubwo ikosa ryahise ribaho ni ry'uko bimwe navuze twaje tugiye gukora ikiganiro nta mutima mubi, nta kibazo gihari, nta muntu umwe ufite umutima mu wundi, urukundo ari rwose, nta n'ikibazo gihari. Bona umukobwa atangiye kugira igishyika nk'uko nabivuze. Aravuga se ni ikihe kibazo kiriho Mana yanjye? Ndamubaza no mu mvugo nziza nitonze, none ni iki byakubayeho, byakugendekeye bite koko Mana yanjye? Nibiki nshaka kugira ngo menye amakuru y'umuntu nyine wenda nkunda. Dr. M kuba yasabye imbabazi Joyeuse nta cyaha kirimo. Dr. M kuba yaje agasaba imbabazi yabaye umuntu w'intwari, mugomba kumubabarira. Ntawe udakosa, nawe yavuze yuko ntawe udakosa, ariko se nimutamubabarira kandi we yamenya amakosa yakoze. Yamenya amakosa yakoze aza kuyasabira imbabazi. Rero Joyeuse nawe ugomba kubabarira Dr. M kubera yuko wenda ushobora kudasubirana nawe bitewe n'ibyo utekereza ntabyo nzi, ariko uramuha imbabazi
kuko nutamuha imbabazi yaragukoreye icyaha niho uzasigarana icyaha, kubera yuko ugomba kubohora umuntu. Burya umuntu iyo utaramuha imbabazi yaragukoreye icyaha kandi akiyumvamo ko ari icyaha, ntumukore mbese ndumuhe serivisi zo kumubwira ati ndakubohoye ndakubabariye, umenye kababoshwe. Kandi ikindi kintu, iyo we yateye intambwe akaza kugusaba imbabazi ntuzimuhe, akababoshwe ni wowe umuboshye. Wumvishe ko yavuze yuko amaze iminsi 2 atarya bitewe n'ibyiyumviro, ndetse n'abantu bamushize ku nkeke, akaba yarashizwe ku nkeke zo kugira ngo aza gusaba imbabazi, kandi ntabwo yigeze abihatirizwa nawe n'umuntu w'umugabo. Ubwo kuba yaje kugusaba imbabazi nuko yabirebye akabona bikwiye. Rero dufashe nawe ugira ute, ntumutererane Joyeuse. Kandi turabizi neza ko ejo bundi waje kwa Kita Magic ukavuga yuko Dr. M mukunda cyane. Ubwo rero ntumutererane, ahubwo wowe wumve icyo ashaka kukubwira, cyangwa se nibe mu byo mwapfuye ashobora kubyihanganira, wenda ibikoresho byawe biki byose wari urimo kurira arabigusubiza, cyangwa agira ute bitewe n'ubwumvikane bwawe nawe, nguko mwanahuje mu rukundo rwawe nawe, nguko mujya gukundana ntawe abimenye, twabimenye mwarakundanye. So kugira ngo ukundane nawe ufate umwanzuro, nta muntu wigeze ugisha inama, ahubwo twabibonye nyuma aho mwari muri kuvuga. Kandi nuko ngo buri cyaha cyose kibaye kibamo ikosa kandi kibamo isomo. Nuko ngo n'ikibazo kikubayeho Joyeuse, nongere ngwibutsa aka kantu, niba ari isomo ugomba kugiga, kuko buri kibazo cyose kibaye niyo kaba gato, wasubirana nawe utasubirana nawe, nuko ngo ntabwo wizeye ngo uzamenya kugira. Ariko iyi si nayo ubwayo iratwonza, iyi si nayo ubwayo ni kaminuza, ni ishuri rikomeye. Ubwo ushobora kugira ute kwiga ugakuramo isomo mu byo mbese mu bibazo byose bimaze nk'imitsi ngahe. Urumva, wibuka yuko wavuze yuko wari ugiye kwiyahura, ibyo bintu wavuze yuko wari ugiye kwiyahura, ayo yose ni amasomo Joyeuse uba ugomba kwiga. Ayo yose ni amasomo Joyeuse uba ugomba kumenya, ugakura mu bibazo ukura kuri social media cyangwa n'abantu b'isi bagutera. Ugomba gukuramo isomo, kandi iryo somo rikwigisha kuba muri iyi si, kuko n'umunyeshuri cyangwa se n'umwarimu kwigisha ntabwo akwigisha uko isi iteye, kuko isi uko tuyiga none ejo siko tuyibona. Isi igenda ihindagurika, ni muzungunuka. Umwarimu cyagufasha akwigisha kugira ubumenyi bwo guhura n'ikintu, ukamenya kukihanganira, cyangwa se kugusoma ibintu ngibyo nyine, ku buryo ushobora guhura n'umuntu wese ukamenya guhaha. Ariko n'iyi si nayo ikwigisha ubuzima, uko ugomba kubaho byeruwe kinyarwanda se cyangwa gakondo, aho waba uri hose. Iyi si kwigisha ubuzima gakondo. Joyeuse ugomba rero kumenya ubwenge, kandi ikindi ubabare Dr. M n'abafana ba Joyeuse na Dr. M, mubabare Dr. M yitonza za gusaba imbabazi, kugira ngo wenda hari amakosa yakoze yamenye ko yagize icyaha. Nkabenje nabonye bari kuvuga ngo yatinye gufungwa, wenda ntabwo ari byo yatinye, kuko ahari ntabwo wigeze bamuhamagara ngo bamubure, ntabwo ari byo yatinye, ahubwo nuko yabonye ko ibyo yakoreje Joyeuse atari iby'umuntu w'umusore, atari iby'umunyarwanda, ahubwo agomba kwitonda akaba umunyarwanda nyawe, amagambo mabi akayavana mu kanwa ke, ahubwo akinjizamo amagambo meza. Wasanga ariyo mpamvu yasabye imbabazi, kuko ntabwo tuzi impamvu yasabye imbabazi, kuko n'ikiganiro nabonye bagikuyeho. Urumva ntabwo tuzi impamvu Dr. M yagize ute yaje gusaba imbabazi, kandi namwe turabizi. Uraza kumubabarira, niko bimeze. Bikari wakabi Reka nongere ngusuhuze wowe udukurikirana umunsi ku munsi kuri Bikari TV show, ndetse amahoro y'Imana abane namwe, kandi nawe udukunda ngubwira ngo Imana izaguha umugisha kuba wariyunze ku muryango wa Bikari TV show. Uyu munsi noneho Inyarugenge ibintu byakomeye. Inyarugenge ikirere cyahinduye isura.
ni ukuvuga ngo uyu munsi noneho inkuru tubazaniye, inkuru nziza mbazaniye ahangaha kuri Bikari TV show ndetse n'abakunzi bayo n'abanyamuryango bayo, ni ukuvuga ngo noneho bya bibazo bya Joyeuse sinzi biragana mu rundi rwego, kandi urwego nanone rushimishije. Ni ukuvuga ngo wa mugabo wa Joyeuse cyangwa se Dr M asabye imbabazi. Joyeuse bamusabye imbabazi, nuko ngo Dr M aje yitereka kuri kamera asaba imbabazi yuko ibintu yakoreye Joyeuse atari by'umusore w'i Rwanda cyangwa se umwana w'umunyarwanda yagakoze. Nuko ngo Dr M we aravuze ngo asabye imbabazi abanyarwanda mwese ko yahemukiye sheri wiwe cyangwa se Joyeuse wa Juno. Asabye imbabazi abafana bose ba Joyeuse ndetse n'abafana ba Dr M, kandi ndakeka mwese munaramubabarira kuko nta kundi kuntu mwagira ute mwabikora. Abanyarwanda muramubabarira kuko muri comment bamwe babitangiye baramubwira ati byo ugomba gukomeza gusaba imbabazi kuko wahemukiye umwana w'umukobwa. Ugomba gusaba imbabazi wahemukiye umwana w'umukobwa, kubera yuko Joyeuse afite uko yabayeho, afite uko yarezwe, afite n'ubuzima yabayeho. Ubwo rero Joyeuse kureba agahura n'ibikomere gusa byo Dr M tugarutse ku magambo yavuze, Dr M yakoze amakosa pe. Dr M yakoze amakosa, avuga amagambo menshi cyane, ayavugana uburakari, kandi impamvu wenda yavuze ari amagambo ni ikiganiro Joyeuse yakoze kwa Buryohe avuga ibibi Dr M yamukoreye, avuga ukuntu Dr M yamuhemukiye, ukuntu yamuriye ibikoresho ndetse ukuntu yakoze ibikorwa bibi cyane kugira Joyeuse kwa Dr M bibe bimeze kuri ngo umutse yajyaga muri ghetto. Yavuze yuko yamuhaye ibikoresho, no ku kiganiro ejo yakoranye kuri Kita Magic yavuze yuko amushinja machine ndetse tripod y'amaguru ya kamera ndetse na microphone byose bya Joyeuse, ariko ngo Dr M atashaka kumuhereza. None hagaragaye Dr M arimo gusaba Joyeuse imbabazi ndetse n'abanyarwanda n'abafana ba Joyeuse ndetse n'abafana ba Dr M. Ni gute rero biraza kugenda? Dr M we yicaye aravuga ngo banyarwandakazi mbasabye imbabazi ku magambo nakoresheje n'uburakari bwishi, ndimo gutuka Joyeuse. Koko nta mukobwa mubi ubaho, ahubwo umutima w'umuntu burya niwe umugeza ahari, kandi baca umugani ngo ubwiza bw'umukobwa ntibumutinza mu ijuru, ahubwo ubwenge afite nibwo bugira ute bumutinzayo. Ntabwo burya ubwiza bw'umukobwa bumutinza mu ijuru, ahubwo ubwenge afite n'ibikorwa nibyo bituma aguma mu ijuru. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Joyeuse sinzi ukuntu we arabyakira. Dr M we yavuze yuko yihamagariye Joyeuse ndetse we yavuganye na Joyeuse ariko akaba atamuhaye igisubizo niba yamubabariye cyangwa niba atamubabariye. Dr M n'abantu benshi kuri showbiz cyangwa se hano kuri social media batutse Dr M ku rwego rwo hejuru bitewe n'amagambo yakoresheje. Noneho hari aho yageze ngaravuga ati ngo Joyeuse arwaye ma infection, kabenshi baravuga ati se Dr M aravuga ngo Joyeuse arwaye ma infection ko yo mu gitsina. Abantu bakavuga ati se Joyeuse ko batubwira bombi ngo ka Joyeuse kari isugi nuriya ngo kabari manzi ngo bakaba batararyamanye, ngo ni gute yamenye ko Joyeuse afite ama infection yo mu gitsina? Ibyo ni ibibazo abantu bari kugenda bibaza, kandi nawe uri kubyibaza.
ayo magambo rero andi aho yakoresheje avuga ati uri umukozi wo mu rugo wagiye wiha agaciro nk'umukozi wo mu rugo, ni ukuvuga ngo unuka mu kanwa. Nahoraga twajyaga gukora ibiganiro ngaguha shikarete cyangwa se ama orbit kugira ngo mu kanwa hataba hagira gutya gawuyu cyangwa iki. Ibyo ni amagambo Dr. M yakoresheje, ariko mwibuke neza yuko Dr. M yasabye imbabazi, kandi usabye imbabazi arazihabwa. Usabye imbabazi arazihabwa. We yanasobanuye neza cyane nk'umugabo, aravuga ngo dore ntabwo gukora icyaha ari cyo cyaha, ahubwo insubira cyaha nicyo cyaha. Arababarirwa, ubundi akareba kari bwongere gukora iki cyaha yababariwemo. Ese ng'abantu wenda hari bazi uburyo bw'icyaha cyangwa se uburemere bw'icyaha cyangwa uburemere bw'ibintu yatangaje, avuga ku mukobwa wa Joyeuse, ibintu yatangaje, wowe urabibona gute? Wowe urabyumva ute? Erega mw'abantu mwe ntawe udakosa nguko yavuze, nta n'intungane baho pe. Kandi muri Bibiliya ndakeka tubwira yuko intungane ubwayo bwira icumuye karindwi. Nta ntungane nimwe ibaho udasambana afite icyakora, utanywa inzoga afite icyakora, utiba afite icyakora gituma acumura, n'udatukana afite icyakora gituma agira ute acumura. nta ntungane ibaho, ariko nta n'icyaha kitababarirwa bitewe nuko wagisabiye imbabazi. Dr. M rero nk'umuntu witonze imbere ya kamera, kuko ariho byanabereye ubukwe niho bwatangarijwe, gutandukana no gukundana niho byatangiriye, byanagaragarijwe, no gutandukana niho byagaragarijwe. Niyo mpamvu nawe yiteretse akaza imbere yanyu y'Abanyarwanda ngo mumuhe imbabazi, mumuhereze kuba yakumvikana n'umufasha we. Ese ng'abantu mwari mwarakunze iriya couple ya Joyeuse ndetse na Dr. M, murabivugaho iki? Muremera basubirane cyangwa buri muntu amenyize ariko bahanye imbabazi? Imbabazi burya nizo za mbere. Umuntu kwera ntagukosereza akaza akitonda akagusaba imbabazi, umuntu ntagukosereza akaza akitonda akagusaba imbabazi, uzazimuha. Umuntu nagukosereza akagusaba imbabazi uzazimuha, kuko nta kundi kuntu wabigenza. None wabikoraho iki? Uba ugomba kumuhereza imbabazi kugira ngo byibura ibintu nawe yakoze. Burya nta muntu, baca umugani ngo ubugabo butisubiraho bubyara ububwa. Kuba Dr. M yaze kicara imbere agasaba imbabazi Joyeuse, ndimo umutereho comment cyangwa se nko mu mutero utwatsi, nuko uvuga ngo umugabo nuwemera icyaha kandi akamenya no kugisabira imbabazi. Kuko numenya kugisabira imbabazi uzabura intungane, uzi utazaguha imbabazi waje kumusaba imbabazi. Wowe icyaha kizakikuvuye, ahubwo kizaba gisigaye kuri wandi wanze gutanga imbabazi. Kuko turacumura uko bwije nuko bukeye, dukora ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye, dukora amakosa menshi agiye atandukanye, ariko tumenya kuyasabira imbabazi. Iyo ducumuye ku Mana rero nayo iratubabarira. Iyo ducumuye ku Mana nayo iratubabarira. Ahubwo mwebwe Dr. M ndimumutera utwatsi, kuko umujinya ntacyo udakoresha nawe ubwawe wakigukoresha. Umujinya nta kintu na kimwe udakoresha nawe ubwawe, warwa mu rako kangaratete nawe ubwawe wahura n'ibyo bibazo. Niyo mpamvu rero
Dr. M ntabwo twamutera utwatsi, ahubwo tugomba kuvuga ati wakoze, wamenye kuza gusaba imbabazi, wamenye kuza gukora ibintu by'abagabo cyangwa se gukora ibintu byiza cyane, kugira ngo nawe ubwawe cyangwa se nawe ubona kiriya kiganiro Dr. M yakoze, uba ugomba kwiga gusaba imbabazi. Hari ababifata ng'uburwari kuba yaza akitondera umugore we akamusaba imbabazi, hari benshi babifata ng'uburwari, nyamara kiriya ni igikorwa cy'abagabo. Ni ukuvuga ngo umugore nawe ni umuntu ngatwe, umugore nawe afite agaciro kanini mu rugo cyangwa ku buzima bw'umwana, ndetse nawe wavutse uri umwana, umugore agufiteho uruhare runini, agufiteho n'uburenganzira buhambaye bunini cyane. Niyo mpamvu rero tuba tutagomba kuvuga ati ngo dore ngibiki nani, ahubwo tuba tugomba kubaho twishimye, tuba tugomba kubaho tubabarirana, tuba tugomba kubaho hari byinshi twigira mu makosa dukora, hari byinshi tugomba kwigiramo duhuye n'ibibazo rusange tuba twaciyemo. Kuko ayo makosa numenya kuyababarirwa cyangwa numenya kuyakora ukayasabira imbabazi, bizagufasha kenshi cyane, bizagufasha kuba Dr. M kuba yasabye imbabazi Joyeuse nta cyaha kirimo. Dr. M kuba yaje agasaba imbabazi yabaye umuntu w'intwari, mugomba kumubabarira. Ntawe udakosa, nawe yavuze yuko ntawe udakosa, ariko se nimutamubabarira kandi we yamenya amakosa yakoze, yamenya amakosa yakoze aza kuyasabira imbabazi. Rero Joyeuse nawe ugomba kubabarira Dr. M kubera yuko wenda ushobora kudasubirana nawe bitewe n'ibyo utekereza ntabyo nzi, ariko uramuha imbabazi, kuko nutamuha imbabazi yaragukoreye icyaha niho uzasigarana icyaha, kubera yuko ugomba kubohora umuntu. Burya umuntu iyo utaramuha imbabazi yaragukoreye icyaha kandi akiyumvamo ko ari icyaha, ntumukore mbese ndumuhe serivisi zo kumubwira ati ndakubohoye ndakubabariye, umenye kababoshwe. Kandi ikindi kintu, iyo we yateye intambwe akaza kugusaba imbabazi, ntuzimuhe, akababoshwe ni wowe umuboshye. Wumvishe ko yavuze yuko amaze iminsi 2 atarya bitewe n'ibyiyumviro, ndetse n'abantu bamushize ku nkeke, akaba yarashizwe ku nkeke zo kugira ngo aza gusaba imbabazi, kandi ntabwo yigeze abihatirizwa nawe n'umuntu w'umugabo. Ubwo kuba yaje kugusaba imbabazi nuko yabirebye akabona bikwiye. Rero dufashe nawe ugira ute, ntumutererane Joyeuse. Kandi turabizi neza ko ejo bundi waje kwa Kita Magic ukavuga yuko Dr. M mukunda cyane. Ubwo rero ntumutererane, ahubwo wowe wumve icyo ashaka kukubwira, cyangwa se nibe mu byo mwapfuye ashobora kubyihanganira, wenda ibikoresho byawe biki byose wari urimo kurira arabigusubiza, cyangwa agira ute bitewe n'ubwumvikane bwawe nawe, nguko mwanahuje mu rukundo rwawe nawe, nguko mujya gukundana ntawe abimenye, twabimenye mwarakundanye. So kugira ngo ukundane nawe ufate umwanzuro, nta muntu wigeze ugisha inama, ahubwo twabibonye nyuma aho mwari muri kuvuga. Kandi nukuvuga ngo buri cyaha cyose kibaye kibamo ikosa kandi kibamo isomo. Nuko ngo n'ikibazo kikubayeho Joyeuse, nongere ngwibutsa aka kantu, niba ari isomo ugomba kugiga, kuko buri kibazo cyose kibaye niyo kaba gato, wasubirana nawe utasubirana nawe, nuko ngo ntabwo wizeye no kuzamenya kugira. Ariko iyi si nayo ubwayo iratwonza, iyi si nayo ubwayo ni kaminuza, ni ishuri rikomeye. Ubwo ushobora kugira ute kwiga ugakuramo isomo mu byo mbese mu bibazo byose bimaze nk'imitsi ngahe. Urumva, wibuka yuko wavuze yuko wari ugiye kwiyahura, ibyo bintu wavuze yuko wari ugiye kwiyahura, ayo yose ni amasomo Joyeuse uba ugomba kwiga. Ayo yose ni amasomo Joyeuse uba ugomba kumenya, ugakura mu bibazo ukura kuri social media cyangwa n'abantu b'isi bagutera.
uba ugomba gukuramo isomo, kandi iryo somo rikwigisha kuba muri iyi si, kuko n'umunyeshuri cyangwa se n'umwarimu kwigisha ntabwo akwigisha uko isi iteye, kuko isi uko tuyiga none ejo siko tuyibona, isi igenda ihindagurika ni muzungunuka. Umwarimu icyo agufasha akwigisha kugira ubumenyi bwo guhura n'ikintu ukamenya kukihanganira, cyangwa se kugusoma ibintu ngibyo nyine ku buryo ushobora guhura n'umuntu wese ukamenya guhaha. Ariko n'iyi si nayo ikwigisha ubuzima uko ugomba kubaho byeruwe kinyarwanda se cyangwa gakondo, aho waba uri hose iyi si kwigisha ubuzima gakondo. Joyeuse ugomba rero kumenya ubwenge, kandi ikindi ubabare Dr. M n'abafana ba Joyeuse na Dr. M, mubabare Dr. M yitonze aza gusaba imbabazi kugira ngo wenda hari amakosa yakoze yamenye ko yagize icyaha. Nkabenje nabonye bari kuvuga ngo yatinye gufungwa, wenda ntabwo ari byatinye kuko ahari ntabwo wigeze bamuhamagara ngo bamubure, ntabwo ari byo yatinye, ahubwo nuko yabonye ko ibyo yakoreje Joyeuse atari iby'umuntu w'umusore, atari iby'umunyarwanda, ahubwo agomba kwitonda akaba umunyarwanda nyawe, amagambo mabi akayavana mu kanwa ke, ahubwo akinjizamo amagambo meza. Wasanga ariyo mpamvu yasabye imbabazi, kuko ntabwo tuzi impamvu yasabye imbabazi, kuko n'ikiganiro nabonye bagikuyeho. Urumva ntabwo tuzi impamvu Dr. M yagize ute yaje gusaba imbabazi, kandi namwe turabizi uraza kumubabarira, niko bimeze. Urumva bishobora nyine kuba byagufasha gusobanukirwa kurwa mu ikosa, ukamenya kurisabira imbabazi. Niyo mpamvu rero ndimo ndababwira ngo Dr. M ndimuka mucireho iteka, Dr. M ndimuka mutera utwatsi, burya ni inyangamugayo kuba yaje gusaba imbabazi. Niba yaravuze ko Joyeuse ari mubi, ari umukozi wo mu rugo, akaba yibutse kuza kumusaba imbabazi ko iryo kosa yarikoze, ko nta umukozi byose kari akazi, kandi akazi kamuzanye mu mujyi ni akazi ko mu rugo Joyeuse, ariko Imana yateye iteka, yamuteye iteka, ubu ngubu ni umusitari nk'abandi bose. Ubu ngubu ni umusitari nk'abandi bose. Ubwo rero kuvuga ngo ni umukozi wo mu rugo, kuvuga ngo ni iki, kandi akaba yemeye kubisabira imbabazi, ibyo numva nabyadanje. Ahubwo mwebwe mwakwihangana mukamubabarira, ahubwo mwebwe mwakwihangana mukumva icyo ashaka kuba yageza ku bakunzi be ndetse n'abajoyeuse. Ubwo rero ndagira ngo mbashimire cyane wowe twabanye muri iki kiganiro, nange ushimire wowe dufatanyije muri urugendo rwo kuba twazamurana. Ngira ngo wowe mushasha ugakora subscribe ahangaha kuri Bikari TV show, ndetse ugasharinga n'ibiganiro byacu kugira ngo nawe ugire agaciro kanini muri Bikari TV show. Turabakunda cyane kandi Imana ibarinde. Ciao ciao. Ndekesha